bw'ibyo rero ntabwo uzakora ibyirarikira nuramuka uyobotse Imana neza ukayoborwa n'umwuka w'Imana. Mwifurije kugira ngo ibyo bintu bitandatu bisohore mu bugingo bwanyu. Turi ku mateka rero. Ngo amaki? Turi ku maki? Ku mateka. Hari impamvu twarimo kwiga iby'ayo magambo. Yozefu ni umwana wa Yakobo, niko biri? Yakobo ntituramurengaho. Nababwiye n'icyigisho turi bwiga uyu munsi ni ikibazo yahuye nacyo cy'uburiganya nk'umuntu watoranijwe n'Imana. Umva amateka ya Yakobo mbanze nyakubwira. Ngo amateka yande yatega amatwi neza. Yakobo ni umwana uvukana na Esawu. Bavutse ari impanga. Umwe yitwa Gakuru, undi yitwa Gato. Murabyumva? Ngo kuko baje bashoreranye niko byanditswe byarabitubwira. Ndimo kwiga amateka muri iki cyumweru. Nabonye tukwiye gukura isomo cyane rikomeye kuri Yakobo. Rikomeye ariko. Rikomeye mu buhe buryo? Icyambere, Yakobo atandukanye na Esawu. Esawu ni umwana wiberaga mu ishyamba ajya guhiga akazana inyama bakarya. Kundaga ibiryo cyane. Murabyumva yemwe? Byageza ku kanyama, ho n'ibyanditswe biravuga ngo yakundaga gatukura. Ibiryo birunze. Ariko bitariho inyama, ngo akumva shwe ntabwo yariye. Kubw'ibyo nk'umwana w'imfura wagomba guharanira umurimo ashyira inda imbere. Ngo ashyira indahe? Yakobo agasigara mu rugo. Akajya akora ibishoboka byose agafasha nyina imirimo. Mama we Rebeka aza kwicara. Arareba. Aravuga atari ku bundi. Iki cyana cy'ikinyenda nini. Gikunda inyama kubi. Kigakunda n'ibiryo bitukura birunze. Niba byarimo rajya. Niba byarimo soya pieces. Niba byarimo sosi tomati. Niba byari birimo royiko. Ariko nibyo yikundiraga. Ikintu cyashyize indi imbere ngo nuko ari we ceceka. Ngo nuko ari we ngo ateguriwe umurage. Nge nkurikije uko yitwara nta cyamaze muri uru rugo. Umugisha ndabona ukwiye gufatwa na Yakobo. Murakurikira? Nyina baratekinitse. Uko yabigenje, uko Yakobo yambaye uruhu ngo agira umubiri w'ubwoya nk'uwa Yakobo, nk'uwa Esawu murabyibuka. Isaka yaramaze kugera mu zabukuru. Isaka kwanga kuraga ibyamunaniye, ashaka kugira ngo atange umugisha wo kuzakorera Imana. We atarabikoze ajya kubiraga umuhungu we. Umunsi wo kubiraga bisanga wa munyenda nini yigiye kwihigira ibitukura. Maze Yakobo ati nkacakira umugisha utari uwande, utari uwanjye. Nyina bimufashamo. Maze Yakobo aragenda yicara iruhande rwa se. Sara amubwira ati ariko ntumva agize amakenga ariko sinkireba. Unakigenza? Unakigenza te? Ntakireba. None ko numvijwe ari Yakobo, umubiri nkumva ari Esawu mbigenze. Ati nige yewe. Umva abatwaye umugisha utari uwande, utari uwo barawutambikana. Mu gihe yari amaze kuwuhabwa, kabutindi bivuye mu ishyamba, iragira atetse barariye. Ikimara kurya ati rero data, wa mugisha w'abana b'imfura wo gukorera Uwiteka nkawufata. Esa ati karame ni wowe? Ati umugisha wagiye kera, kandi iyo wagiye biba byarangiye. Watwawe nande? Watwawe na Yakobo, kandi dore uko yabigenje. Aragenda atyaza inkota nkamurangiza. Yakobo nyina aramubwira ati vuduka, hunga, ndahungira hari bene wacu baba nka Tanzania. Genda uhungireyo. Murabyumva? Sibwo umugabo ahunze. Uwagombaga gukorera Uwiteka yaratwaye umugisha,
arawuhunganye. Reka twumve ko yagiye kuwukoresha. Abaragiye ahageze kwiriba, abayiboneye akana k'agakobwa keza. Akakobwa ubundi gataha he, amenya aho gataha, aragiye aragakurikiranye. Ahageze tese wamushimye, tumva namubonye numva nubyo munda biranze. Batete umukobwa wacu kugira ngo umubone uramupagasiriza. Aravuga ngo icyo mwambwira gukora cyose nacyemeye. Bati binkorera gahato yacu mupagasirize. Nyuma y'imyaka 7 bisobanura icyuzuye. Turagendana, umugore wawe tuzamuguha Rasheli wifuza. Sha arakubaye. Namwe nimurebe umuntu urimo gupagasiriza umugore. Aramupagashirije, araragiye, agenza, tarahinza, akoze ibishoboka byose. Nyuma y'imyaka 7 baramubwira ati ijoro uri burarane n'umukobwa wakuze. Nuza Labani, uyu mugabo mumwumve neza. Ngwinde Labani eskoro kabuhariwe. Aragenda akora inama n'injuru. Aravuga ngo rerererere, batware Rasheli hakiri mukuru. Tubigenze dute? Reka tumutekinike, tumuhera Leya. Murabyumva? Murabyumva? Tugize amahirwe akaryamana nawe, byaba birangiye abari wakuka. Babwira umukobwa ati cara. Bamushyira mu nzu, bambika Leya kuko abageni bajyanwaga n'injoro. Baramujyana bamugeza mu nzu kwa nde? Kwa Yakobo. Yakobo akimubona ati mugeni wanjye nishimiye, dore ko bari abana b'abakobwa bareshya. Abaramuhobeye, baravuga ati rero turagiye. Umwana w'umukobwa urabona aracyambaye, nakomeza ajye mu cyumba, twebwe nk'abashyitsi tube tuganira. Ubwazi ngo bamuzaniye nde? Rasheli. Umugeni bamugejeje aho bamujyana mu cyumba, babicayeho, arabasezerera. Amaze kubasezerera, abaragiye, agiye mu cyumba, yiraraniye n'umugeni we. Ntibigeze mu gitondo arebye ngo none ko atari we napagashirije. Abasubiyeyo kwa sebukwe ati bibi ntabwo nabyemeye. Bite? Ati rwose kugira ngo jewe mari imyaka 7 mbakorera. Iyo myaka 7 niyo agombaga gukoramo gahunda zo gutamba ibitambo agaragaza Yesu wa undi se atigeze agaragaza. Murabyumva? None ari mu gupagasiriza abagore. Nicyo kintu harimo nk'umuntu watoranijwe n'iki. Arimo gutizwa n'abagore. Turaza kuhagera murahumva. Bahagera murahumva neza. Ati mwangozi biki? Barambwira ngo urabona turi ibigo ry'isi. Twakoze ibintu twatekereje neza. Ariko se ko tubona Rasheli wa mushengezi rwose gene wa mukobwa nakunze. Uyu sinigeze mukunda atariko wa mukunda utagira mwararanye kandi wa murongoye. Ubwo rero wa murongoye si umugore nako si umukobwa wamwambuye ubukobwa bwe. Ubwo rero hama abo umugore wawe. None se ngora iki kugira ngo Rasheli mutwarongera upagasi indi myaka 7. Iyi 7 niyo pagasirije Leya uramurongoye. None ndi 7 yipagase upagasiriza nde? Hagiye kuba mu bundi buretwa by'imyaka ingahe? 7. Muri iyo myaka 7 yarakoze aramurongora. Leya yaje kugera igihe aracura ntiyongera kubyara. Atanuka Yakobo aramubwira ngo rego uyu munsi ntabwo riri bureme. Umugore yari yagutesha umutwe ukavuga ngo ntabwo riri bureme. Mwabagore mujya muri remesha nama cyangwa mujya muri remuza. Abagabo ko mwimyo. Abagore bajya bakameza. Ja kurebye hasi. Umugore wakamezeje. Uwo munsi nibiryo ntabwo biribwa mu rugo. Yaramubwiye ngo nitaye ngo uri umugabo wanjye ndashaka umwana. Washaka iki? Ageze ubwo amubwira ngo ariko genda Imana itanga abana koko ngo ibyo ntubimbwire. Umugabo uramahoro pe. Ntabwo tisubu nabigenza ati ntabwo nyeneye amagambo akuvamo icyo shaka niki ni umwana. Ntabwo rero n'urutarahura n'umugore yakamejeje agira ngo abagore n'abantu wa mugane wa rumaga afite umuvugo uvuga ngo umugore si iki, umugore si umu. Reka ngezaho iby'abagore da. Kagezaho iby'abagore kuvuga ngo umugore si umuntu ngo umugore aba yakamejeje. Nkashyirwaho indi dosiye mu Kanyumba South Africa. Ari mwene wacu heruka kujya mu rukiko. Nako si mu rukiko yakubise umugore we. Nako ntiyanamukubise. Baraserereye ati bara amafaranga. Umugore ati niriwe nkora kuva mu gitondo reba bigeze saa 3 waretse nkajya kuruhuka ko twana yabareje mu gitondo ati genda avuze nk'umuntu w'umugabo ngo baramaki. Ngo baramaki. Amafaranga. Naje ntayo mbaze none. Ndinaniriwe ngiye kugenda noge nkarabe ndyana.
atete reka nze nkwereke umunsi noneho nanjye ndakwica. Umugabo abadukanye icyuma. Iki ariko umugabo n'umugore uzi ko bapfisa ahantu urabona bikorye. Umugabo n'umugore bagapfisa ahantu pe ibibazo bikavuka bapfuye iki inzara. Umwana ngo ikabutura yambaye ngo uruhande ngo rurasa nabi ngo ntago rusa neza bakabipfa. Ariko ubundi abagore n'abagabo mubona dupfi natwe tujya tubamo ibigori. Ngo uriya mukozi ngo wagiye kumuhemba gutabanze kubimbwira uwo ni umugabo. Umugore nawe ati wewe mugore urundi ujya gufasha uriya muntu utabinyujejeho kubera iki ibintu bamo ngo ni ibintu birebire. Yaramubwiye ati reka nkubwire aho bigeze nutarongora uriya mukozi wacu nanjye ntago ribe burema. Regara murongora kugira ngo arebe ko yarubamo. Murabyumva abagore bajya bakoresha abagabo amafuti kubera ko bakamejeje kandi nuri bumwirukane nawe nuri buturwa rugo ukemera ugakora ibyo gusaba kandi atari byiza. Yakobarongora umukozi. Murabyumva akibyara umwana wa mbere ntubone icyo nakubwiraga si cyo mpfa n'abana. Abarongoye Rasheli murongoye Rasheli ntiyabyara. Nawe arangiza aramubwira ati wanzanye hano kugira ngo jyewe utambyarira abandi bagore warababyari. Ati rwose mbabarira none se kari Imana isanga bati ntabwo mbyemera. Ariko ngo muruvuze ngo rugo wa muntu watoranijwe n'Imana yubaza arimo murabyumva ari muri rwa serera y'abaki y'abagore arazigwa zenguruka. Ati none mbigenze ne ko ari we nashakaga none umbere mutesha mutwe ati rongora umukozi waje. Naho abarongoye noneho sabagore babiri uhugagiza abagore bangahe bane. Umuntu watoranijwe n'Imana umwana bangwere uraye kwa Rasheli kabiri je utarandarira. Murabyumva akabagiye kwihohora kwa Leya. Umukozi tehe gera n'ubundi ntabwo washakaga barakunshingiye biragaragara kundanga naho akabaje kurarayo. Etiriya ko yari umukozi akorera Rasheli jewe subwo mhoye iki sindi umukozi nk'abandi akabagiyeyo. Mureka mbabwire abantu b'Imana bagira inzitizi nyinshi z'ibintu bibabuzabuza kugira ngo badakora inshingano z'icyo bagenze bate. Banzu urebe bikugose ubuzwa n'iki urebe ko atari umurundo nawe bintu ngari muri zo manza z'abagore ari muri zo manza z'abamusaba abana ari muri zo manza agize noneho na kabutimbi y'uwamuhaye akazi wirirwa mucura bufundi na buhoro. Yarangwe ati rero umaze hano igihe ubwo buretwa Bibiri zakubwira ngo yabumazemo imyaka 20. Umuntu atangiye gukora witeka ari mu bagore amazemo imyaka ingahera 20. Agize ngo arakoza gahunda yo gutaha ntuza Labani yaramubwiye ati noneho rero warakoze waranavunitse pe nihavuka ibihogo byose bizavuka umwaka utaha bizaba ari ibyazo. Murabyumva ngo no kuwiteka agatanga imigisha amatungo yose akabyara ibihogo. Mwabyumvise umwaka washira birangi bitamaze kugimbuka no gukura neza akagenda akabwira Labani ati noneho bya bihogo byarakuze bishobora kugenda urugendo rurerure narenze kukubwira kugira ngo noneho nzi kubita inkoni zishorere nzitahane dutahe wacu n'abagore bacu. Ati ibiki ati ibihogo wumva nabi genda kubwira ngo nihavuka ibitare nibwo uzagenza utera none havutse ibihogo wewe wumvise nabijyana nakubwiye ibitare araburiganije umwaka utaha akavuka ibitare havuka ibitare byamara kugimbuka yajya gusaba gutaha akamubwira ngo uzi n'ibindi ati ntabwo ari ibitare twari twavuganye ubwo nakubwiye ngo iby'amabara y'umweru n'umukara none urabona ko havutse umweru gusa turimo kugendana kubw'ibyo rero tegereza ibizavuka umwaka utaha. Iryo reclamation rye mumva neza Bibiliya avuga ngo nuko abana banuza barabani batangira kureba nabi Yakobo ko ari nk'umuntu w'umwesikoro ushaka kugira ngo azanyage umutungo wa. Murabyumva Narabani wona abana be Narabani ngo kubera ko azi ibyo yakoze atangira kureba ijisho ribi Yakobo ngo nk'umuntu ushaka kuzamunyaga umutungo n'abana be byose akabijyanira rimwe.
ngo nuko baratangira baramwanga. Ngo bageze batara baramwanga. Mwumva uko byagenze rero. Amatika amaze kuboneka no kumureba ijisho ribi, gusa icyo shima Imana iriho. Murabyumva? Ngo Imana igenze iriho. Yaramusanze ninjoro. Ngo nuko baraganira. Ngo bageze batara baraganira. Iramubwira ngo umva icyo ngiye kukubwira. Uranyumva Yakobo? Yego. Va hano. Ngo jyaze ute? Va hano. Mbere yo kugenda arabanza ahamagara abagore be. Arabegeranya. Arababwira ati rero Imana yambwiye ngo ngende. Baramubwira ati n'ubundi wacucahaye kare. Ariko Imana ishimwe. Ariko utazigisha. Abandi bageze batera bakwigisha. Wacucaye kare. Ubu buretwa bwa data kuki utambonye ko ntacyo azakumarira. Ngo ufate ibyemezo twigende. Nashaka kubabaza ko mwakwemera ko tugenda ahubwo noneho munteye kurara. Reka twigende. Umugabo muziki yakoze yafashe ya matungo yose uko yamubwiye. Ijoro rimwe abagaragu abagore be bose babyutse kwa Labani basanga abantu bagiye kera. Bagiye saa 3 z'ijoro babibona saa 11 za mu gitondo. Amatungo nta na rimwe risigaye aho. Akirambura avuga ati amatungo yagiye. Ati ibintu ntabwo nabyemera. Yesu araza aramusanga. Asanga nde? Labani. Aravuga ngo ndabona wakamejeje. Wakamejeje ugiye gukurikira neza wiyemeje. Aravuga ngo umve ikintu ngiye kukubwira. Ntubona ko ugiye gukurikira Yakobo? Ati ibintu bibiri nibyo gusaba. Ari Yesu bimubwira. Wa wundi wari wasanze Labani ngo agenze ate? Agende. None haravuga ati harimo nako Yakobo. Harimo bintambara. Abwira Labani aramubwira ngo ubwo wiyemeje kumukurikira sinkubuza. Ariko ubwo ugiye nkusabye ibintu bibiri. Cyambere ntihagire ijambo ribi umubwira, ntihagire n'ijambo ryiza umubwira ukazamubwira gusa. Niwe ngubwira ati nuko ugenda kamureba gusa ntati narinje kugusuhuza ko agira kageza ate. Imana avuga ngo ntihagire iri kuva mu kanwa n'akantu na gatoya. Murabyumva? Umubengo baragiye tishake nkore umutungo ne baragiza abawusahure bandiganya buri gihe aho nshidukiye reka nzenzi imyeru ndayijyana ibihogo ndabijyana irujiji ndabijyana zivanze ndazijyana uko nazisabaga kazinyemera nta nimwe ndi gusiga. Umva yakukumbye umukumba arajyana. Abandi nawe rabaraje ati gewe Mana ndajyayo kuko bona niyo batwara ibintu ariko ntibantwara Imana zanjye nari nsanzwe senga. Yasengaga ibigirwa Mana. Murabyumva? Maze baragiye. Akimubona abura icyo kumubwira. Aravuga ati niko nabanye nawe nabi ku buryo wagenda gutyo utamaye abana banje n'abuzukuru banje nibura ngo mbasome mbaseze. Umva icyo yagiye kuvuga he. Yaratekereje asanga navuga ku mukumbi uwareba aho ngaho yari yarawemeye. Turagendana nagira icyo avuga ku bana yarabapagashije nta numwe atapagashije aho ngaho. Yaravunitse pe amuriganya buriya ngo inkingo ihimwa ni ibyarya ihimwa ni indyamiriza. Nawe yamweretse ko nawe abishatse yafata ibyemezo kandi bizima. Gusa aramubwiye ati rero none icyo nkushakira muvandimwe ndashaka imana zanjye mwibye. Murabyumva? Rashara kibyumva ati turafashwe kuko niwe yari yazibye. Yakobo aramubwiye ngo ngaba abantu bose ubasaka ndakurahira ihoraho izo mana zawe ntazo dufite ariko uzisanga nahita itererwa inkota aha ngaha. Murabyumva? Rashara byumvise ikintu yakoze ni iki. Yahise agenda agira gutya ingutiya aragenda azizingiramo arenzaho urwenda maze yicara ku ndogobe. Ahera kuwa mbere arasaka umugore wa mbere arasaka n'abakozi basaka wa kabiri n'abakozi basaka wa gatatu n'abakozi be ageze kuri asati bite mu mico y'iwacu wigeze ubona umuntu ukora ku mugore wanduye uri mu mihango uri mu bwoko unkoreho ndanduye. Murabyumva? Ati rwose ndabyubahiriza. Arazavuga ati mba nukuri ndasuzumye sanze izo mana nazigenze zite ntazi ariko ndakwinginze wenda mpagusezera abana banje n'abuzukuru banje wenda basome. Ubwo arahambira asubira yaragenda umuriganya asubira yagenda uko yaje.
yari asigaranye ikibazo rero, ikibazo gikomeye. benzi muve muri ibyo ngibyo cyane, mureke kudusakuriza. yari asigaje ikibazo gikomeye, aratashye, sibyo? agenza ate? aratashye, kandi hari ikosa yasize akora iwabo. batangiye gutyaza inkota, agenza ate? ariruka. ageze mu nzira ati rero ibi bintu birankomereye, ndajya he? niki twigira muri ibi bintu bibiri bya Yakobo? mwumve neza. icya mbere ni uburiganya, murabwumvise, ariko ni n'ubwiyunge nyabwo. ngo buki? ubwiyunge nyabwo. habaye ikirere, bakimara gutandukana, yagiye mu majune agira imitima ibiri. yamenye amakuru ngo yari afite ingamiya nyinshi, afite indogobe nyinshi, afite imikumbi y'inka, imikumbi y'intama, abagaragu, abagore, abana. byari nk'isoko, nguko wakwimura isoko ryose rikagenda. amakuru yageze kuri mwene nyina. ngo mwene nde? mwene nyina ati mwene nyokaraje. arangiza akora ku basirikare be, yari afite abasirikare ati mutyaze imiheto, mutyaze inkota zacu zigiye kunywa amaraso, turabica nta n'umwe usigaye. ngo nta n'umugenzi ute usigaye. Yakobo nawe amakuru amugezaho ati bakwiteguye. arangiza tubure ndabigenzana, yigira inama, aravuga ati rero aba bantu njyanye nabo reka mbagabanyemo kabiri. nimara kubagabanyamo kabiri, bamwe banyura aha, abandi banyura aha. abasakirana n'icyo gitero bwa mbere bazabice babarangize, wenda abo banyuze ahandi bazarokoka. mwabyumvise? afata icyo cyemezo, arabagabagabanya. amaze kubagabagabanya, arangije arabanza ajya ku musozi. kuri uwo musozi yahakoreye ibintu byiza cyane. yavuganye na Yesu. mwabyumvise? Yesu aramusanga, aramuhumuriza, atitaye ku bugoryi amazemo igihe. aranamubwira turasanga mukuru wawe namucururukije. murabyumva? ahita avuga ati rero niba ngiye kwatura icyaha nakoze nyibwira umuvandimwe, ntabwo ngomba kugenda imbokoboko. afata amafarashi runaka, ingamiya runaka, inka runaka, indogobe runaka, intama runaka, abyohereza imbere mu matsinda. murabyumva? muramurikira? arangije ahita abwira umuryango we wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, nawe arakurikira. ati tugende. umuvandimwe mukimukubita amaso, kuko Uwiteka yari amaze kumubwira, mukimukubita amaso, mukimubona, mumubwire ngo iri ni ituro utuwe n'umuvandimwe wawe, yikubise imbere y'ibirenge byawe agusaba imbabazi kubwo amakosa yagenda ate yagukoreye. ati ntabwo yazi imbokoboko gusa, agusabye imbabazi, ariko dore n'icyageretse. ataranahagera atangira gutuma intumwa kugira ngo aze ahagere nawe asaba imbabazi, ariko byarangiye. niko byagenze koko, niko byagenze. abo bana baradusakuriza. muceceke. yaraje, barahoberanye, bararira. aramubwira ati muvandimwe, ibi bintu byose warangeneye byihorere, mfite amatungo menshi, wikwirirwa rwose ugira icyumpa, ahubwo ngwino tugukatire, noneho tugabane, ahasigaye duturane, dore ufite umuryango munini, Imana ishimwe nibura ko wungutse. mwabyumvise? kamabwira umwanzi wacu dutinya gusaba imbabazi, nitumusengera ahubwo niwe uzadusaba n'imbabazi. mwabyumvise? Imana izagura ibirindiro, ahubwo twibonemo cyane. nabonye ikintu kijya gicisha bugufa abantu, ariko umusanga ukamusaba iki? imbabazi. ariko muzareba abantu bigize ndigabo, agakomera kwizima ngo ntiyasaba imbabazi, yangiza byinshi kuruta uko yatekerezaga. ariko imbabazi ziruta ibintu bingana iki byose. ndashima Imana rero kubw'abo bavandimwe bacu biyunze, akaba ari urugero rwiza rwo kwiyunga n'abantu, kandi byaba na ngombwa ukica ikiru ku cyaha wakoze.
mwabyumvise noneho rero niki nashatse kugira ngo mbabwire aho ngaho kuri aya mateka icyo tuhigira mwumve neza Yakobo Labani turabigiraho iki tega amatwi harya ngo Yakobo yatindijwe gukora gahunda z'Uwiteka no kurindagirira mu baki gendana mu Befeso mu Byahishura muri Yesaya hatubwira iyo bavuze itorero ko baba bavuze umugore murabyumva reka mbabwire dufite abantu benshi cyane biyunze n'Imana munyumve ndasubiramo dufite umubare utabarika w'abantu badasanzwe bigeze guhura n'Imana biyunga n'Imana babarirwa ibyaha baryamanya amasezerano barindagiriye mu matorero murumva bari mu makorari bari mu maki bari mu buyobozi bari mu bitaramo bari muri zajiya barahinda kuruta n'abanyetorero murabyumva batazi ko barimo kuriganywa ibyo byababereye imigozi yababoheye ahantu murabyumva murabyumva neza ku buryo ari abaretwa nk'uko Yakobo yari umuretwa kwande kwa Labani ibyo yakoraga nta nyungu nimwe uko yakoraga kariganywa agakora kariganywa ndababazwa cyane n'abantu bacu bari muri gahunda z'amatorero arizo bahindamo atari cyo Uwiteka bahamagara kandi ntabwo bazi ko barimo kuriganywa usibye Imana yonyine yabatabara muranyumva neza yabatabara nta wundi wabasanga ngo agire icyo abakorera turabafite benshi harabatwigishije n'abahana ingero yewe hano hangaha nangafuwe ku rusengero rwa nangafuwe barimo bavuga itsinda karizira ntuzira amazira ntoki kandi ari ryo ryatumye yakira imbabazi z'iki si Imana bayobora bari mu makorari bari mu byiciro runaka uyu munsi bakabazi ngo barimo gukorera ibyabo birirwa barindagizwa nk'uko Yakobo yarindagijwe kandi bamwe batanabareba neza yego ngo bamwe batagenza batanabareba neza hari hakeneye ko Yesu abasura akagaragara ariko mumurike ariko ubundi uritegereza aba bana ba Labani uko bakureba uritegereza agasuzuguro ka Labani uko agusuzugurira aha uravunika ari uvunikira ariko agasuzuguro ka Joginyo yirirwa gusuzugura abana be birirwa bagusuzugura wakagombye kumenya ubwenge ugafata ibyemezo kuko wowe ntabwo uri umuntu nk'abariye bigera igihe Yesu abonye umurimo ugiye gupfa araza yisangira Yakobo aramubwira ngo ariko ubundi wavuyeho murabyumva muceceke yamubwiye ngo wagenze ute wavuye aho ngaho umva ndatanga impuruza ku bantu bazumva aya magambo banditswe mu gitabo cy'ubugingo bakaba ari abapagasi b'amatorero bahinda mu makorari itarigeze ituma hari umuntu n'umwe wiyunga n'Imana bahinda mu majiya ntazi yigeze ituma umuntu wiyunga n'Imana bahinda mu buyobozi n'ibindi ngibyo bikorwa by'amatorero byishe abantu ubwenge ngo bakize akabo karenge bafata ibyemezo bavemo niba bashaka kugira ngo bazarokore ubugingo bwabo muranyumva neza niba badashoboye gukorera inshingano z'Uwiteka aho ngaho bari bavemo ntacyo bakimara naho gukomeza kurindagirira mu bagore mu batorero birirwa babarindagiza ibitaramo birakorwa amavuna agakorwa atagira icyo amaze ibiterane bagakorwa bitagira icyo bimaze abantu bakabyibeshyamo ngo ndi mu kazi kuriya ni ukuvunikira ubusa ibintu bitajya bigira umusaruro abantu bumva iryo jwi baveyo bakatire Labani umugome mubi w'umwesikoro urindagiza abantu b'Imana agashaka kubagira abacakara abakoresha igihe nta n'ibihembo ateganya kubaha
murabyumva murakurikira tuve ku materaniro aya y'amatorero tujye ku matsinda amatsinda y'ab'Imana noneho ngo amatsinda y'abiki yashyizeho iminsi yo kwiga ubu hari amatsinda menshi cyane yashyizeho iminsi yo kwiga nibyo ni na byiza ni nk'iri ngiri pe bashyizeho n'iminsi yo kwiyiriza ubusa bakagira igihe cyo kwiyiriza ni byiza bafite amasakoshi yuzuye ibitabo no mu ngo naho basengera amatsinda ni byiza pe ariko ndabwira amatsinda yo gusenga niba amatsinda atarimo kongera umubare w'abakizwa batanga ubuhamya bwo kwakira imbabazi z'Imana bwo kwiyunga n'Imana muranyumva akaba nta matsinda yatakaye arimo gutanga ubuhamya bw'uko yasubiye ku murongo kumwe kuvugurura amasezerano bitewe n'amatsinda runaka umurimo ukaba utaguka umurimo utarimo kwaguka ngo hashinzwe itsinda hahashinzwe irinda kandi bikomotse ku itsinda iryo ari ryo ryose risenga ryitwa ngo ririmo abantu biyunze n'Imana muranyumva mureke kuvunikira ubusa nka Yakobo gutunga ibitabo gushyiraho amabwiriza kwiga kwiyiriza ubusa ntacyo bimaze igihe nta bantu batanga ubuhamya bw'uko biyunze n'Imana biturutse kuri iryo tsinda igihe nta bantu amatsinda asubira ku murongo avugurura agasubira ku murongo igihe amatsinda atarimo kugenda yiyongera ibyo bintu bitatu niba bitarimo kugaragara mu matsinda ubwo iryo tsinda naryo rizime cyangwa se rigende risubire mu itorero bigira inzira kuko ibyo bari mu buriganya bwa Satani batagenze batera batabizi Imana turinde akaga ko kuba mu itsinda riteye rityo murabyumva duharanire kugira ngo abatanga ubuhamya bw'imbabazi z'Imana bakomeze biyongere oya si uguhagarara si ugufunga kuko nta pose twahawe bakomeze biyongere kabiri ahari amatsinda agenda atakara tubasange bajye bavuga ngo rya tsinda ry'irunaka turarishima ryaratuzahuye twari tugeze kure turashima Imana ubu twaravugure turi ku murongo muzima ubu dufite imikorere mizima muranyumva neza gatatu amatsinda niba atarimo gushingwa ntacyo byabimaze dukomeze twumve inkuru nziza ivuga ngo naha hashinzwe itsinda naha hashinzwe irindi naha havutse irindi nguko gukura niba tudakora dutyo ubwo natwe twasubira mu matorero bikagira inzira ndaburira amatsinda adafite ibyo bimenyetso bitatu abakizwa abavugurura kwiyongera kw'amatsinda nayo yabakijijwe nasakahagarike gusenga ntacyo amaze bari mu buriganya baririrwa bariganya Satani arabariganya barasoma ibitabo bariga barakora amateraniro bariyiriza ubusa baragenda baranabwiriza yewe ariko bitagira umusaruro ubwo bari mu buriganya rero niba badacitse uburiganya ni akazi kabo aho ngiye gusoreza rero ni he ni mu isi nayo rero ngo muki Yesu yatubwiye abanzi batatu dufite isi umubiri nande ndigira mu isi bandi imwe mwumve neza niba muri mwebwe hari abantu babaye abacakara b'akazi ngo bacakara biki banditse mu gitabo cy'ubugingo kakaba karababujije bya bintu bitandatu twavuze kare ntibiga ntibasenga ntibakora ntibavugurura ntibabonana n'abandi ntibumvira umwuka w'Imana bikaba byaribamye kubera kuba umucakara w'akazi umva isi iragutambikanye iragukoza hirya igukoze hino igukoze hirya igukoze hino uzashiduka nta gatege namba usigaranye bagiye kugushyingura muranyumva neza ibyo waruhiye byose upfe nta na kimwe ujyanye kuko twavuye mu nda y'isi ntacyo tugeze dutara twambaye tuzanayisubiramo n'ubundi ntacyo tujyanye iby'idushuka byose turishuka kabiri ababaye abacakara b'amaduka ngeze ku ngingo ababaye abacakara y'iki abacakara b'iki b'amaduka ugenda uraba ziriya ngingo esheshatu uko twazivuze
ntabwo ari iduka ryakubujije kwiga, si iduka ryakubujije gusenga, si iduka ryakubujije gukora, si iduka rikubuza kuvugurura, si iduka rikubuza gusabana n'abandi, si iduka rikubuza kumvira umwuka w'Imana. Ntuzigere unaribeshyera. Niba ari ryo utinzamo rikomeza kukuriganya